Iyi filime bita Dreams of a Life ushobora kuba warayirebye cyangwa utarayirebye, ariko iyi nkuru ishingiye ku nkuru yabayeho iteye ubwoba. Iyi nkuru rero uburyo iteyemo ubwoba yatumye abantu bavuga bati iyi nkuru reka tuyikuremo filime. Abantu benshi batangira kugira ibitekerezo byo kuyandikamo igitabo. Ni uburyo yabayeho mu bintu bishobora kuba ku muntu wari we wese uri ku isi kandi akaba adafite ikintu yabihinduraho. Igihe cyose yahisemo ubuzima bwo kuba umuntu wenyine, bwo kwigunga no kwica ku nshuti, akumva ngo ubuzima bwe n'ubwe, ngagomba gukora ibintu bye yishakiye, abantu ntago bakeneye. Uzumva abantu benshi kugira ngo ibintu n'abantu cyangwa se ukeneye abantu mu buzima bwa buri munsi. Uyu mugore rero cyangwa se iyi filime ishingiye ku mugore bitaga Joyce Carol Venza. Bivugwa ko yapfiriye mu nzu, agapfa yicaye mu ntebe ari kureba televiziyo, imyaka 2 gashira nta muntu n'umwe uramenya ko yapfuye. Yamaze imyaka 2 yicaye mu ntebe, televiziyo iri kwaka, ari mu nzu, nta muntu n'umwe uramenya yuko yapfuye cyangwa se yapfiriyemo, cyangwa se ngo amakuru atangazwe ko yabuze. Uyu Venza rero yavukiye mu Bwongereza, avuka mu 1965. Abamuzi ubwo nababajijwe inkuru ye bakavuga ati si uyu mugore ubundi bimeze bite. Bavuga ko yari umugore mwiza usetsa kandi wari ufite inshuti nyinshi akiri mutoya. Nuko ngo yakoze mu bigo bitandukanye, yagize akazi harimo ibijyanye n'imari ndetse aza no gukora mu bijyanye n'imyidagaduro. Ariko ngo uko imyaka yagiye ishira yatangiye kugenda yitarura abantu, kwa kuduvuga ati abantu ndabarambiwe, abantu baramemukira. Rimwe ugafata icyemezo cyo kuvuga uti nta muntu nyene mu buzima bwanjye, ubuzima n'ubwanjye, ngiye kujya ahantu hanjye nyine niturize. Iyi mico abazungu barayigere ko nabonye no muri Afrika yaraje kukikumva umuntu aravuze ati nawe ujya wifuza kuba wajya handi hantu batakuzi ukitangira y'ubuzima. Ugasanga abantu muri comment ari kuvuga ati nanjye ndabona arizo nzozi zanjye nsigaranye kubera depression mfite. Ubwigunge abantu bafite bigatuma banga abantu ku buryo badashaka kuba hafi y'abantu babazi, kubera ko bakritika cyangwa se ugasanga bavuga ibintu byinshi bakumva baje kuba mu buzima bwabo bonyine. Uyu mugore we yafashe icyemezo cyo kuvuga uti reka nitarura abantu. Nuvuga ngo umubano we n'umuryango ndetse n'inshuti ze zimwe na zimwe watangiye gucogora kugeza ubwo yimukiye mu nzu ya wenyine ajya mu majyaruguru ya London. Nkuko amakuru tuyakeje rero ikinyamakuru The Guardian, mu kuboza muri 2003 uyu Joyce yapfiriye mu nzu y'abagamo. Icyateye urupfu rwe ntikigeze kimenyekana neza kubera igihe kirekire yamaze umurambo we ntawe urawubona. Icyatangaje abantu nuko televiziyo mu nzu yasigaye yarakaga, bituma abantu bakomeza gutekereza ko yaba hari kwa kundi ushobora no gusiga radio yaka cyangwa se ibintu bicometse ugapfa bikagomeza bikavuga, abantu bakakomeza kugira ngo urimo. Nta muturanye ushobora no kuza kubaza ngo bimeze biti, nta muntu ushobora kuza kukomanga, nta n'umuntu ushobora kuza kugusura. Nukuvuga ngo amaboro yoherezwaga icyo gihe yakomeje koherezwa nk'ibisanzwe, kubera ko barazaga bakayashyiraho ngaho bakayaseseka mu rugi bakagira ngo ari buze kuyafata, ariko nta wayafataga. Ibyo bigatuma abantu nanone batekereza ko yaba akiriho. Ikindi kandi muri icyo gihe cy'imyaka 2 nta muntu n'umwe wigeze aza kumusura, ndetse nta n'umuntu n'umwe wigeze amenya amakuru ye yuko yabuze. Mu myaka irenga 2 yose yakurikiyeho nta muntu n'umwe wigeze amenya yuko yapfuye. Yarapfuye, apfira mu nzu, imyaka 2 irashira, uraza kumusura nta nuramubaza amakuru, ishira yose nta uramenya yuko yapfuye. Ushaka kwibaza uti ibyo bintu bishoboka bite? Hari impamvu nyinshi zashobora gutuma nta muntu umenye ko uyu mugore yapfiriye muri iyi nzu. Zirimo kuba yaribanaga, yabaga wenyine, nta muntu n'umwe wazaga kumureba, nta muntu n'umwe babanaga cyangwa se ngo amenye amakuru ye. Yari yaritandukanyije n'abantu benshi avuga ati abantu nta kintu bambwiye, abaho ubuzima bwa wenyine. Inzu yabagamo yari ifite uburyo bwo kwishyurwa bunyuze kuri banki. Kwa kundi uba ufite amafaranga, igihe cyo kwishyura cyagera amafaranga akava kuri konti yawe akajya kuri banki ya nyirinzu, ku buryo nyirinzu nta n'impungenge yabaga afite z'uko utamwishyuye. Umwaka warashiraga cyangwa se igihe bari bavuganye cy'ukwezi, amafaranga akajya kuri konti ya nyirinzu. Ibyo ngibyo bigatuma nyirinzu ataza kugutezaho ikirwaserera. Nukuvuga ngo hagana mu ntangiriro za 2006 ubukode bwari bumaze igihe kinini butishyurwa. Kumva amafaranga yarashize kuri konti adakora, imyaka 2 ishize amafaranga ajyaho, ugasanga rero nta mafaranga yari afite. Nyuma yo kubona uruhushya rw'urukiko, abashinzwe kwinjira mu nzu bafunguye ku ngufu. Ubwo nyine ko kundi randi wadaza kukureba gakomanga gasanga televiziyo iri kwaka cyangwa se nturi gukingura, bageze baravuga ati reka tujye kwaka uburenganzira bwo kwinjira mu nzu, twinjire mu nzu uyu mugore dusohora ibintu bye cyangwa se tumaze impamvu atishyura. Binjiye mu nzu basanze umurambo wa Venza ku ntebe imbere ya televiziyo yari kiraho ngaho. Basanga amaboro menshi yuzuye aho ngaho imbere, basanga umugore amaze imyaka 2 yarapfuye. Mu mwaka wa 2011 iyi nkuru rero
yaje gukorerwa filime mbona nkubone iyi ngitwe tumaze kuvugana heriho bwa mbere ivuga ngo Dreams of a Life. Uwayikoze yagerageje gukusanya amakuru ndetse n'ubuhamya kugira ngo amenye neza uburyo umuntu wari uzwi akabazwi na benshi akagira inshuti nyinshi ashobora kuzimira gutyo akamara imyaka 2 nta uramenye ko yapfuye. Iyi filime rero yagaragaje ko Joyce atari umuntu wavutse nta muryango afite cyangwa inshuti, ahubwo ari umuntu wabayeho ubuzima busanzwe, ahubwo buhoro buhoro akagenda yigunga kugeza aho nta muntu n'umwe wari ukimukurikira. Inkuru ya Joyce si inkuru y'urupfu gusa, ni inkuru ivuga ku bwigunge, kutabana n'abandi no kubaho mu muryango mugari ukaba wumva uri wenyine. Yibutsa abantu akamaro ko kuvugana n'ababyeyi n'abavandimwe, gukurikirana n'inshuti, kwita ku baturanyi, kubaza umuntu rimwe na rimwe uti umeze ute, hari igihe ubutumwa bugufi cyangwa se guhamagara umuntu kuri telefone, kumusura cyangwa se ibindi bintu bikorwa nyine bishobora gutuma umenya amakuru ye bishobora guhindura byinshi kuruta uko bitekereza. Ubwo rero aka kanya hamagara inshuti yawe uyibaza amakuru, uyibaza uko imeze, utazasanga yarapfuye. Ushobora gusanga wa muntu udaheruka kuvugisha yaranapfuye utabizi.